ibyarabyina bikunda umuntu ubyumva, kubyimariramo bisaba umutima ushaka. Urabyumva ute kurazwa n'umuntu ukunda, kakwemera ukajya gucura overdose. Bandaruye ndimo ndararuka, sananiye ndimo ndararuka. Mama iwe ubanza ngiye gusinda, ndabyemeye ubanza ngiye gusuna. Mama iwe ubanza ngiye gusinda, ndabyemeye ubanza ngiye gusuna. Ibyarabyina bikunda umuntu ubyumva, kubyimariramo bisaba umutima ushaka. Urabyumva ute kurazwa n'umuntu ukunda, kakwemera ukajya gucura overdose. Bandaruye ndimo ndararuka, sananiye ndimo ndararuka. Mama iwe ubanza ngiye gusinda, ndabyemeye ubanza ngiye gusuna. Mama iwe ubanza ngiye gusinda, ndabyemeye ubanza ngiye gusuna. Ibyarabyina bikunda umuntu ubyumva, kubyimariramo bisaba umutima ushaka. Urabyumva ute kurazwa n'umuntu ukunda, kakwemera ukajya gucura overdose. Bandaruye ndimo ndararuka, sananiye ndimo ndararuka. Mama iwe ubanza ngiye gusinda, ndabyemeye ubanza ngiye gusuna. Mama iwe ubanza ngiye gusinda, ndabyemeye ubanza ngiye gusuna. Ibyarabyina bikunda umuntu ubyumva, kubyimariramo bisaba umutima ushaka. Urabyumva ute kurazwa n'umuntu ukunda, kakwemera ukajya gucura overdose. Bandaruye ndimo ndararuka, sananiye ndimo ndararuka. Mama iwe ubanza ngiye gusinda, ndabyemeye ubanza ngiye gusuna. Mama iwe ubanza ngiye gusinda, ndabyemeye ubanza ngiye gusuna.